Gana ivuriro uzakira Natural Life Center, dukorera hano i Remera ku Cyamitsingi kuri sitasiyo ya Rubizi, ukase munsi yayo ku gahanda k'igitaka kerekera hazwi nko mu Ruturusu. Ahangaha bagufasha ku bibazo bigiye bitandukanye, abantu batakibasha gutera akabariro, abikinishije, abadamu batagira amavangingo cyangwa batagiye no mu rubohero ngo bace imyeyo. Ahangaha abarwaye amatelekomonanse, amibe, ama-infection, abarwaye hemorrhoide n'izindi nzoka zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa kandi dore ko bavuga ngo wabuze mukuru yabuze gihanura, tubafitiye umusaza wita ku ndwara z'amayobera. Ahangaha uzi ukahanuza rwose ibintu bikagenda neza. Nimba uzi ko rero ufite indwara zigiye zitandukanye, indwara z'amayobera, yaba ari iz'amarozi, amaryano, amatamikano ndetse n'amahuherano, si ibyo byakubayeho akarande, tugane tuguhuze n'umusaza agufashe ibintu bigende neza. Gera hano i Remera ku Cyamitsingi kuri sitasiyo ya Rubizi ku gahanda kajya mu Ruturusu, wifashisha iyo nimero ubona kuri ekara yawe, duhamagare ubundi ubuzima bugende neza. Uzakira Natural Life Center, ubuzima bwiza. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 274 19 17. Yego ndabashimiye rero, nge muri kubona hano nitwa Dr. Kennedy. Nkuko bisanzwe rero hano ni muri uzakira Natural Life Center, nkaba nshimira wowe wadusuye rwose ukatugeraho, tukaba tubafasha ku ndwara zigiye zitandukanye. Hari abantu bagiye bafite ibibazo rwose bigiye bitandukanye, usanga baragiye henshi bakivuza bikanga, bakazenguruka bikanga, ariko nshimira umuyobozi w'ivuriro nawe warabashyiriyeho ino promosiyo kugira ngo abantu bose baze bivuze bagire amagara mazima. Hano rero promosiyo hari nta yindi ushobora kuba batari babizi ko hari iyo promosiyo ihari, ariko ni igihe gito, ntabwo nzi ngo izamara igihe kingana iki, uko bigenwa n'umuyobozi w'ivuriro. Ariko nk'uko bisanzwe izi ndwara tubavura zo ni izi ngizi. Mbibutsa yuko aho dukura ni hano i Remera ku Cyamitsingi, uvuye mu mujyi, uvuye mu majyaruguru, nugera muri gare ya Nyabugogo uratega bisi yerekera muri gare y'i Remera. Nugera i Remera wifashishe nimero muri kubona kuri screen yanyu kugira ngo bize kugenda bimera neza cyane. Nimba rero uri umugabo aho uri hose twumva ukaba utakibasha gutera akabariro, gusa ugasanga gutera akabariro rwose byaranze, ntabwo ari ibintu biri kugenda neza, urakora kamwe ugahita unanirwa, kandi imbere hoze ubikora neza bikagenda neza. Ushobora kuba warikinishije cyangwa ukaba utarikinishije bitewe n'ubundi burwayi ufitiye mu mubiri wawe, ariko nimba uzi ko wikinishije bwo ni imiti 3 buri buhabwe, tuguhereza umuti utumutera akabariro ukabikora neza rwose. Kurangiza vuba ntabwo ubundi abahanga bavuga yuko kurangiza vuba atari ikibazo, ahubwo se warangiye. Icyo tureba ahubwo ikibazo nimba urangije ituru ya mbere, iya kabiri urayikora mu gihe kingana iki, uratinda uratebuka, bigenda biterera. Icy'ingenzi buriya kurangiza vuba ntabwo ari ikibazo. Gucyo tureba nimba urangije byibuza mu minota 5 wongeye uhita ubishaka, mu gihe ukirangiza muri gukora imibonano mpuzabitsina, ugiye mu kiri gukorakora naho mu minota 5 ugahita wongera ukagira ubushake, ibintu byongera kugenda neza, ukabikora akaba yarangiza. Rero kurangiza vuba niyo wamara iminota 2 cyangwa 3 urangije vuba, ariko ukongera ukabishaka vuba, icyo nicyo cyiza cyane. Kubishaka vuba nicyo tuvura. Niyo mpamvu rero nimba ushaka babandi bajya bavuga ati nshaka kujya nkora imibonano mpuzabitsina nkamara nk'isaha, ubwo ngubwo ntango nkatwe b'abaganga ntabwo ibyo ngibyo tujya tubyemera. Kumara isaha yego nibyo, ariko se niki cyatumye uyimara? Umuti rero utuma umara isaha ntawubaho, ahubwo icyo turareba warangije vuba iminota bashije kumara, wongera urabishaka, ibintu bigenda neza. Icyo nicyo cy'ingenzi twitaho. Abantu bikinisha rero tubahereza imiti 3 twihuse, tubahereza umuti utumutera akabariro umurinda gucika intege, ngo utumagira ubushake vuba, tukongera tukaguha indi product bita antibiosis. Iyi ngiyi ihangana n'ingaruka zo kwikinisha. Ahangaha harimo byandi byo kwibagirwa, kubabara umugongo, handi uhora na stress ku muntu wikinishije. Rimwe na rimwe ugasanga ari intanga zawe zakangirika bikakuviramo ubuhuha, bikaba byanakurinda kanseri ya prostate. Byumvikane neza, mu miti 3 tuguhereza hari utumutera akabariro, uhangana n'ingaruka zo kwikinisha, tukaguhereza n'utuma igitsina gikora bita sexual solution. Ni igihe igitsina cyagondamye cyangwa kikagabanuka bitewe n'uko wikinishije. Rero ku bindi bisobanuro wenda byinshi byimbitse wahamagara kuri nimero kuri ekara ukambaza ubusobanuro buhagije, cyangwa nanjye nkayibasubiriramo ni 0782 274 19 17. Ku badamu rero batakigira amavangingo, ushobora kutagira amavangingo bitewe n'impamvu nyinshi. Hari uko imisemburo yawe ari mikeya, cyangwa se ukaba wararwaye ama-infection. Ni handi ushobora kwisanga ufite ibintu by'umweru biza mu gitsina, cyangwa ugakunda kwishimagura mu gihe cy'imibonano ukumva uri kokerwa igihe umugabo arangije, cyangwa se wajya kunyara ukumva inkari ziri
kuza zikokera cyane, aho uzamenye ko ufite ikibazo cy'ama infection wivuze kare. Icyo gihe kandi ikindi ushobora kubona ikimenyetso cy'ama infection, ushobora mu gihe cy'imibonano hakaza ibintu by'umweru bifite impumuro itari nziza. Aho ngaho rwose ujye umenya ko ama infection yakwatatse ugomba kwivuza. Nimba wagiraga amavangingo ejo ushobora kugenda uyabura, ntuzagire ngo hari ikindi na ma infection. Ikindi rero tugenda tuvura ku badamu cyangwa abakobwa batagiye mu rore cyangwa icyo twita guca imyeyo, ugasanga rwose biraho, ntabwo ari itegeko ngo ubikore, ariko ubundi mu muco wa kinyarwanda tuvuga ko ari umuco w'abanyarwanda. Abakobwa bose kera ku myaka 12 bagombaga kuba baragiye mu rubohero baratangiye guca imyeyo cyangwa icyo bita gukuna. Nimba mubiza bajya kuri za Google muzasoma mubibone ko byari umuco. Hari igihe rero ushobora kubikora, iyo bikoze biba byiza cyane, dore ko ari n'isuku kandi n'ubwirinzi bw'igitsina cy'umudamu, dore ko iriya myeyo nka kuri ujya kuri toilette zino za kizungu bicaraho, iyo waciye imyeyo iyo ugiye kwihagarika inkari zigakubita muri toilette, aho kugira ngo zize bitonyanga bikubise muri toilette bigaruke hejuru bijye muri sexe direct, ahubwo bigwa inyuma kuri ya myeyo. Ya myeyo rero bimeze nk'umutaka ukingira hehe, ukingira igitsina cyawe. Niyo mpamvu rero iyo utaciye imyeyo buriya uzetse kuba ari n'umuco, buriya guca imyeyo ni isuku kandi bikaba byiza. Hari abagabo usanga rimwe na rimwe babikunda, akunda umudamu waciye imyeyo. Urumva rero nawe nimba ushaka kutugana, product ziraharuza tukagufasha, hari umutantino ubigufashamo akaba yayigucira, ibintu bikagenda neza. Ikindi rero twihuse, hari ku bintu ku ndwara z'uruhu. Hari abantu bafite indwara z'uruhu rwose zagiye zizengereza, aha ngaha nta kindi, ugasanga rwose wagiye uzana ibiheri, ugasanga inkovu zarakuzengereje, ugasanga inkovu zanze gusibangana zikuza kwiyambarira imyenda runaka wifuza, ugasanga uri umukobwa ntiwakiyambarira akajipo ntiwakiyambarira agakanzu kubera inkovu, cyangwa se urwaye ise yarakuzengereje. Ise rwose ibyo ni ibintu tuvura. Ikindi cy'umwihariko ku bantu barwaye inzoka ya mibe, abantu mwazengurutse henshi mukivuza bikanga, mwagiye ku mavuriro menshi bakabwira ati mibe ikaba yarabaye ikibazo, ikaba yaranze gukira. Tugane tugufashe kandi nguhe icyizere rwose mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, ububwira ko ibintu byagenze neza. Ngende umuganga, abayobozi b'ivuriro barahari, muzanga y'ikindi nimutugana nkabafasha nibigende neza, uzampamagare jyewe nyir'ubwite umbwira ati nyamara burya warambeshye. Ariko mu by'ukuri igihari ntabwo ari kugira ngo tubabeshye, igihari tuba dufite ubuhamya bwa benshi bagiye bakira tukabavura bikagenda neza. Niyo mpamvu wowe uzi ko rwose wazengurutse henshi bikanga uduhamagara kuri iyo nimero, ni ya yindi 0788 cyangwa se kuri iyo ngiyo ubona kuri ekara yawe, cyangwa tukagana aho dukorano i Remera. Ugeze hano i Remera rwose wifashisha nimero ukaduhamagara, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Si ibyo rero gusa, nizere ko iyo wafashe nimero buri ibindi byose biba byaciyemo, ugenda uduhamagara rero ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Abantu bajya mu mihango bakaribwa, babandi babuze imihango, ibyo byose muraduhamagara tukabafasha, ibintu bikagenda neza cyane. Rero mwari kumwe nanjye Dr. Kennedy nk'uko bisanzwe. Rero muduhamagara kuri iyo nimero cyangwa mukatugana aho dukorano ku kigo Uzakira Natural Life Center hano i Remera, tukagufasha ibintu bikagenda neza. Rero muduhamagare, muze mutugane tubafashe. Murakoze. Tubibutsa yuko buriya amagara mazima rwose agufasha kugera ku iterambere wifuza. Ntuzakunda amafaranga cyane ngo wange ubuzima bwawe, uzatugane tukuvura ubundi ukore ufite impagarike n'ubugingo. Mbaye mbashimiye, murakoze cyane. Abatugana muzajya mudusanga i Remera, tubafite n'ishami Kimisagara. Udabashe kugera i Remera tuvugisha tukakurangira aho dukorera handi ku ishami ryacu Kimisagara, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Abo twari tugumwereka tubwira ati bye bye, mwari kumwe nanjye Kennedy, naho